nsingiza urwabyaye shenge Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi u Rwanda rwacu rw'ibiyaga ibirunga ibiriza boromahama nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama ibiyaga byiza by'iwacu shenge amata bateze adatemba wehe ibibaya bikina inyange ku mugoroba inyana zitashye mama nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama ibirunga byiza by'iwacu shenge ari ikivuna cyo hawe muhabura ya muburera yahawe abana b'u Rwanda mama nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama ikoba imbere y'intore shenge ikonera ritsikimba wehe ataye ishyaka ridashiguka imena barumuna baho mahama nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama ukunda ibyiza by'u Rwanda mama imitari irabataramira isamaza zibasusurutse amareba z'abari bagize nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama Banyarwanda aho muri hose shenge komeza ishyaka n'ubutwari wehe twamaganiye hamwe umwanzi tubane mu bumwe n'amahoro nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama
ku Isibo TV, abakunzi b'inkera y'iwacu itegurwa n'itorero Inkindi na Mariza turabaramukije. Hari hashize icyumweru tubakumbuye nk'uko nkunze kubivuga. Nge nkaba nitwa Karine Karambizi Uwanziga, nkaba nkuriye aba bataramye mubona. Uyu munsi rero twiyemeje kubataramira nk'ubushize ku ndirimbo mwadusabye, twongeye turacyabashimira ko mugidusaba indirimbo. Turongera tubataramire rero uyu munsi ijoro ryose umugoroba n'isaha imwe, ntabwo ihagije turabizi, ariko niyo dufite. Twizere ko kwibashimisha, muhaguruke mubyinane natwe. Uyu munsi ni ukuririmba kuririmba kuririmba. Rero tubahereye ku ndirimbo nziza ivuga ngo ibyiza by'u Rwanda. Mwabyumvise, babiririmbye mu bitero, tuzabisubiramo neza. Hari igihe tuzatumira abantu bazihimbye kugira ngo nawe babe bahari, ayo mareba azadutaramire, imitari zituririmbire. Twizere ko hari igihe bazashobora kuza tugataramana. Inkindi na Mariza, uyu munsi ni ugutarama. Reka dutarame cyane. 우긴간저 야sobete numunezero ingomani zivugire ngamukondera tsikimbe ya 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 aye aya ya 우긴간저 야sobete numunezero 임니로 인진임한다 비비바하게 비부루소에 야야 아야 아예 우긴간저 야sobete numunezero umbihozo y'abakobwa umbimihigo y'abahungu ya ya Gondura
ndibaza ko bayizi ntabwo byari kurengaho ngo dukomeze izindi tutayivuzeho. Ni indirimbo yari ikomeye cyane, ni indirimbo bashyiragamo igihe cyose bafunguraga radiyo bita Muhabura. Yari indirimbo idushimisha cyane, abantu benshi twakundaga, abumvaga Muhabura bose. Rero tuyituye abantu bose bakoze kuri radiyo Muhabura, n'abayumvaga bose, n'abo yafashije bose, n'abari ku rugamba bose, turayibatuye. Twizere ko yabashimishije. Twakomeza igitaramo. Amakuza rutabangiriye mbwiriwe ntarungu iyo muzinda haje wararaye none amuzinda ijoro rijigije yego mwiza wararaye none wihogora mugenzi wanjye yego mwiza wararaye none wararaye none dore mu ruhangiro koshoye yego mwiza wararaye none mwiza yahaye icyo by'ibiranga yego mwiza wararaye none mugenzi wanjye yego mwiza wararaye none
wihogohora mugenzi wanjye yego mwiza wararaye none dore mu ruhangira koshoye yego mwiza wararaye none umise yahaye by'ibiranga yego mwiza wararaye none twituye umuntu witwa Letitia uyikunda cyane horo yidusaba twizere ko yaturebye hanyuma mwumvise ngo inzira ijya iwacu izira icyondo sibyo ntigira amayobera
mushiki wanjye asobanura inzira ijya iwacu ntigira amayobera ntigira n'icyondo. yego ubwo barabyumvise. Inzira rero iza ku isibo nayo niko imeze. mujye mwibuka kutureba ni buri wa gatatu kuva saa 2 kugera saa 3 z'ijoro. Dutarame, dukomeze dutaramira abakunzi.
ndahogora ndasugira sagambe we rama aye rama burije burije aye rama burije maso aye rama ramba twigabe ku munini iwacu kwarusha kuza iminega uze duhoze umwana ndahogora nasugira sagambe we rama aye rama aho mbona zo makuza batangire mbere nta yego yego Chi, chi, chi. Ishangi ubute burake aye ubute niburayo abakobwa bo kumuya musabaza twigabe ku munini iwacu kwarushe kuza iminega uze duhoze umwana ndahogora inasugira sagambe we aye mbona zo makuza batangire mbere nta birwataga barwanga ibitego nagiye urugamba rushyushye mama wambyaye mutera agahinda siga ababyeyi ntabishaka data wambyaye ngo nteze gutsinda nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba
amatsiko nyamara se iyo ngwazangeza he sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka warasabye Imana irakumva warize cyane mu mutima wawe kugira ngo nzazunyakire nk'uko wari warabimenyereje wankumbuje utumunezero kuko wanyibagije wankumbuje utumunezero kuko wanyibagije sinagutaye ntibyaba na rimwe nakwibagiwe mu byiza ushimishwa n'iki ngo tugihumeka nyiguhe biganza bitari mu bwiko ndawuguhaye cyo tumwicyo ushaka biganza bitari mu bwiko ndawuguhaye cyo tumwicyo ushaka mboneza amakuza zirutabaniro twiriwe ntaruka izo ni inkeri nziza cyane naguturaga inanga nziza nagukundaga mu gitaramo kirya gihe cyanze gushira umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa mutima we umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa irya nzu n'irya nzira nziza binyibutsa amararo menshi y'ibishize karahanyuze umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa ahubwo rero baruta gutabara intore zatabara ntatagara gutabara ineza y'inanga n'amagambo anurutse ubwonko n'ibigutahe ku mutima umutima
birashoboka ahubwo itahe ryo ni ubusa ni ubusa ni ubusa uwo ukunda ubundi uba umushaka hafi yawe niyo atari aho hafi umutekereza ubundi kenshi nawe aba abyumva ko umutekereza ubyumva ute wowe nuko mbyumva tumutashye mbega utekereza ubu tumutashye kandi ngo urukundo ni indwara y'umutima ni indwara y'umutima ese mwagashyizeho ntuyizi urayizi tumutashye cyane iyo ndwara reka tuyandure twese turayimutuye mubwire ko tuyimutuye turayimutuye aho ari hose turayimutuye agomba kubimenya ko tuyimutuye urukundo ni indwara y'umutima kitagira uwo gisiga rukingo nta yindi nsinzi uretse kubona uwo mutima wahisemo mumutake mumubwire ko urukundo ruruta byose mumutashye mumukomeze mutumukunza guhozaho umutima ahubwo rero wowe nkunda nagira icyo nishisha nkakwishyikiriraho na mususu nkundira uzazuvura uwo washavuje naho ubundi sinzi neza niba ejo izuba rizarasa mumutashye mumubwire ko urukundo ruruta byose mumutashye mumukomeze mutumukunza guhozaho umutima mumutashye mumubwire ko urukundo ruruta byose mumutashye mumukomeze mutumukunza guhozaho umutima. ubwo tukaba dutahije abakunzi bacu twese banyu mwese n'abanyu twise tubababwiriramo turabatahije Joshua umukunzi wawe turamutahije yumva aguwe neza yego umutiki waruvuze naringize n'ahari hose yumva aguwe neza ahari hose abyumve turayimutuye wa Joshua wawe inzoga si hafi harya ni hafi urumva rero turamutahije rwose ubutaha wenda nawe azaza hari ibintu nifuza ko azaza rimwe kutubwira hano ubwo nizere ko tureba kandi azanyemerera kuzaza akabitwereka ubwo bumenyi nawe ni umuntu w'umuhanzi ukomeye cyane nkunda cyane ntarabibwira ubwo arabimenye mu buhanzi bwe ndamukunda nizere ko nawe utaha wenda ubutaha cyangwa n'ubundi butaha bwegereje aho azaza akagira icyo atubwira turamukeje cyane turamukeje Joshua twakomeje Mbengera wabaye ute ahiye
ko nabaye kuramaze ngera we mbengera wabaye ute ahiye ngera we ko nabaye kuramaze ngera we mbengera w'ikibibi ahiye ngera we cyamumaze ikibero ngera we yewe ko cyamumaze ikibero ahiye ngera we kigeze mu rukenyerero ngera we kigeze mu rukenyerero ahiye ngera we kirashinga kiramera ngera we yewe umukobwa gatarina ahiye ngera we ko yataye isegereti ngera we yewe ko yataye isagerete ahiye ngera we ku muryango wa kiliziya ngera we abahungu barumirwa ahiye ngera we abakobwa baraseka ngera we ndavuga ko ari imena ndongere ndatimena ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena tuvuge ko ari imena imena y'urugamba ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena uko ari we rutayobera ni ingenzi mu b'imbere uhindema urugamba tuvuge ko ari imena iyo mbanza mu myambi rero naho ugadacuye inganje nkunda ko ari umukwiye mu batanyuranya ndavuga ko ari imena nongere ndatimena ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena tuvuge ko ari imena imena y'urugamba ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena uyu ni rutingwa rutikura hananiranye rutikanga igikomeye ntajya atinya itabaro nabajije abana ukurutwa bati ni nkavogerwa bamiriza imbabazi abo bahizi ngo mu nka y'intajorwa ndavuga ko ari imena ndongere ndatimena ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena tuvuge ko ari imena imena y'urugamba ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena naje nihuta cyane ngo ni munsi turajya niruka amasiga mana ngo kikiri ngahangare ngo kikiri ngahangare mbabwira uko ari imena mbabwira uko ari imena imena mu bahanga ndavuga uko ari imena ndongere ndatimena ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena tuvuge ko ari imena imena y'urugamba ndatirwa abahizi bamenye ko ari imena
indatirwa abahizi tuvuge ko ari Imena. Uwo nta wundi muramuzi, ni Ingangare na Kayirebwa baririmbye perezida wacu. Indirimbo bari baramutuye kandi bamutuye, ndibaza niko twabivuga. Ni indirimbo nziza cyane rero ivuga ko ari Imena y'urugamba, indatirwa abahizi. Ubu rero abantu mwataramanye uyu munsi twitwa Inkindi na Mariza, n'itorero Inkindi na Mariza. Tukaba tubataramira buri wa gatatu ku Isibo TV kuva saa 2 kugera saa 3 z'ijoro. Ntimukahatangwe, ntimukatubure, igihe cyose mujye muhita mushyira ku Isibo TV. Hanyuma iyo mutubuze cyangwa mugasanga tugeze hagati kuko tumara isaha dutaramye, mudusanga kuri YouTube y'Isibo TV cyangwa se nyine mukadusanga kuri YouTube y'Inkindi na Mariza. Mwandika mutyo muratubona, mwandikaho Inkera y'iwacu mukabona ikiganiro giherutse n'ibindi biganiro byose byatambutse. Hanyuma rero turi itorero rinini rirenga ahangaha mureba kandi rikora ibintu byinshi bitandukanye. Tubyina mu bukwe, mu birori byose bitandukanye, tubyina iyo habaye inama muri cocktail, ibintu bitandukanye byose bikeneye itorero cyangwa se band live tuba duhari. Tugira sound system, twigisha abana ariko turashoje twigisha mu biruhuko bikuru. Tukagira na siporo bita gakondo body workout, iyo tuyikora kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane no kuwa gatandatu mu gitondo. Ni ahantu hatandukanye, byose mwabisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hanyuma buri wa gatanu ubundi turatarama. Rero uyu wa gatanu tuzataramira ahantu bita Madras, ni ku Gisozi, duhera saa 1 kugera saa 4 z'ijoro. Abatahazi ni hoteli inshya, turacyayita nshya ariko menya imaze hari nk'imyaka 2, irebana yenda gutegana na Yerika hariya ku Gisozi. Hanyuma ahandi hantu tuzataramira ni ya weekend bandende. Tuzataramira kuwa gatandatu tuzaba turi kuri Vintage, ni ku Muhazi bahita kwa Monfort, abatahaza abazi kwa Monfort. Naho twataramira nyuma ya saa 6. Hanyuma tukazataramira ku cyumweru ahantu bita Dereva Hotel, naho ni Rwamagana. Naho twataramira hamwe ni kuwa gatandatu hanyuma w'ukwezi, ahandi ni ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi. Rero turabashimira cyane ko mwadukurikiye uyu munsi, tukaba tubakunda, duhora tubivuga tubisubiremo, turabakunda. Mujye mukomeza mutwohereza indirimbo mwifuza, tubataramire mu ndirimbo zanyu kurenza wenda izo twebwe twabateguriye gusa. Hanyuma harya muvuga ngo iki ngo ntakagaruka, sinzi ukuntu babyita, igitaramo ntakagaruka. Ubwo rero turashoje, amasaha yacu arageze, ntabwo twabasha gutarama kugeza aha. Ibindi biganiro bigiye gukomeza. Mukomeze murebe Isibo TV, mukomeze mukunda Isibo TV, turabakunda. Twana twanjye n'abarazurukundo, murarugira intego mwese mujya hose, rubarera umutako mw'izuru, warangara amanywa arina nijoro, ntihagire ikibakanga, muzabona ibibagohora bishaka gutambamira urwo rukundo. Murabe maso hatagira umwanzu bacamba icyanzu, murakomeze mutwaze ntabwo nzabana, nzahorana na hamwe nsimbura ibibarwanya. Wa mwanzi w'icyatwa ujya ubawukurura mucya, anzamukubita ijanja mwimuremureba. Muhumure naratsinze n'imikurukundo, ntihagire ikibaka. Juhuri nyana we,
ye